Reka nongere mbahe ikaze rero ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze anachnu holchim lilochot hayom. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Uyu munsi tugiye kureba impamvu eshanu zizatuma abantu bafata umubare, ikimenyetso cyangwa izina bya nyamaswa. Kamubwire rero nti mbanze mbasuze mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach abenshi bita Kristo. Nkuko mubwiye tugiye kureba impamvu eshanu zizatuma abantu bafata ikimenyetso cy'inyamaswa, umubare cyangwa izina bya nyamaswa. Bizaterwa n'iki? Mbere yo kwinjiramo rero ngo tubisasire tubyinjiremo neza, banza ukandeho like. Sigaye nibagirwa kubabwira mukandaho like, nkagira ngo wenda muribwiriza, ariko reka nongere mbibutse kandaho like kugira ngo ubutumwa noneho bugere ku bantu benshi, hato bamwe ubugingo bwabo bazaburamire. Tugiye kuganira rero impamvu eshanu zizatuma abantu bafata umubare, ikimenyetso cyangwa izina bya nyamaswa biraje vuba. Biragenda gahoro gahoro, ariko umwanzi Satani afata igihe kugira ngo abantu basinzirize, noneho azongera bace muri humye abatera umubare, izina n'ikimenyetso bya nyamaswa. Biri bugufi, biraje, ababikurikirana hafi turabireba aho bigana. Ni ibintu twibaza ko mu myaka itarenze 2, 3, 4, 5 bizaba birahabona. Impamvu ya mbere, nongere mwibutse nanone, kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kuko byanze bikunze umubisha azongera biraremo. Kandaho like rero tuzamuke. Nkabashimiye abakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane. Nawe utariyandikisha, subscribe kugira ngo noneho ibintu byose bikwire ku bantu bose, babe mu bubyutse, ntibazongere kuvuga ngo ntitwabimenye, kuko ni ibintu bije. Impamvu ya mbere bigomba kuba biranditse byahishuwe mu ijambo ry'Imana. Biranditse, kuba byanditse rero bigomba gusoza, ijambo ry'Imana rigomba gusoza byanze bikunze. Bivuze iki rero niba byanditse kandi bizatwara abantu benshi cyane? Bivuze ko weho ubimenye, ukabimenya ubu, ushobora kurokoka muri abo ngabo bazabicika. Ugomba kugira ubumenyi ukabimenya, kuko byanze bikunze bizaba nkuko 2019-2020 yabaye. Ibi nabyo bizaza. Bimenye rero, ubisome, noneho nubona ibimenyetso ko bigiye kuza hanze, ubwo ufite kuzabikwepa, cyangwa se tuzakomeza tubaganiriza tubere ko muzabikwepa. Impamvu ya kabiri rero izatuma ibintu bijya mu bantu, amayeri, amacenga, uburyarya bwa Satani no kubihatira abantu. Hari abo bazabihatira abantu, nubwo tuzi ko buri wese azabyijyanamo, ariko hazabaho nko muri za Afurika, sinzi ko mu Rwanda bene bimeze, hazabaho kubihatira abantu. Ariko mbere yo kubihatira abantu, hazabanza kubaho uburiganya n'amacenga bya Satani, yerekana ko ibintu ari byiza, kumbi ashaka gucura inkumbi mu bantu. Ugomba kuzabyitondera rero. Niba kuzanira ibintu bakubwira bati dore ibintu ko bimeze, bakakubeshya, bakagushuka, cyane cyane none mukabona batangiye kubisunikira abantu babyanga, uzamenye ko icyo gihe kigeze. Impamvu ya gatatu rero izatuma abantu bafata umubare, ikimenyetso cyangwa izina bya nyamaswa ni iyihe? Ni bya bindi abantu bigira ngo abantu barambona bate. Kubera iki? Ni n'akazi kanjye, nkata ubucuruzi bwanjye, nkata imitungo yanjye, abantu bazambona bate? Bazanseka, bazankwera ko mbaye umukene, nta kintu mfite. Kubw'iyo mpamvu ngomba gukurikiza ibintu nkabyishyiramo, nkabyirundamo ahubwo, kugira ngo nkomeze ngaragare neza. Abantu barambona bate? Uzagira ubwoba bwo kuvuga ngo abantu barambona bate? Uzemera ute byose, ariko usigasire ubugingo bwawe. Icyo kintu ni ikintu gikomeye, kuko nicyo Satani azakoresha. Abantu nabo bakavuga bati ni n'akazi kanjye, nkata imodoka yanjye, nkata ubucuruzi bwanjye, ubwo bucuruzi bukagenda, imitungo, ibintu byose bikagenda, nzasigara he? Ese uzemera gukurikira Imana cyangwa uzemera gukurikira Satani? Ibi ni ibintu bizaba bikomeye, nubwo tubivuga gutya, ariko uko mbibona ukuntu bizaba bimeze, ni ibintu bizaba bikomeye. Kuko nyine abantu bazagira amahitamo, bazavuga ibintu byagenda bita, biragenda gute? Ndajya he? Uzi ubwenge azemera guta byose, akurikire Kristo. Nubwo wapfa uzabaho, hazabamo amahitamo akomeye cyane. Niho nyine
bya byanditswe bizahita bisoza, kuko benshi bazasimbuka bavuga bati reka nkwereke, reka twemere imitungo n'ibyo byose tuyinambeho, aho kuyireka. Nuko rero bazakurikira Satani aho gukurikira inzira y'Uwiteka. Impamvu ya kane izatuma abantu bafata umubare, izina cyangwa igishushanyo cya inyamaswa ni iyihe? Nuko abantu ntacyo bazi, nta kintu bitayeho, they are out of touch. Abantu bigendera gutyo ku munsi bakumva ibintu bibagoye hejuru gusa, nk'uko byagenze 2019-2020 bizabitura hejuru, kuko abantu banjye barimbuka kubera kubura ubwenge. Hosea 4:6 turababwira muze mugakiza, tukababwira ati dore ukuntu ibintu bimeze. Ibyo ni byo wivugira. Ariko Satani urabona kuva 2020 kugeza ubu ngubu arubikiriye, agendesha make, kuko Satani afata igihe abantu bakabanza bakibagirwa. Abantu bamara kwibagirwa rero, nk'uko tubizi ko Satani arimbanyije, turareba hirya no hino tukareba ibintu abarimo, ibyo akora, ukabona ko byibuze ntabwo biri kera. Bagiye kongera bagaruke, ariko no bazaza baje, ugomba kubyitegura. Turi imyaka 1, imyaka 2, byaba myinshi ikaba imyaka 5. Icya gatanu rero kiratuma abantu bafata umubare, izina n'ikimenyetso bya inyamaswa niki? Nuko abantu nyine uko nakubwiye bigize abantu b'indeba, Satani we azigira marayika w'umucyo. Wibuke, Satani iteka yigira marayika w'umucyo. Bizagenda gute? Twarabibonye, kandi ngibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Buriya nubwo biriya bintu bya 2019-2020 nabyo bikemangwa ibintu birimo ko byagenze, akaba ari ibintu by'urukurikirane bizahuza na biriya bizaza, Satani azongera yigire marayika w'umucyo, abwira abantu turi kubigukorera kubera ineza yawe. Niba kubwira ngo amahoro, ineza yawe turi kubikora kubera ineza yawe, amahoro, uzamenye ko Satani ashaka ko kurimbura. Ngayo nguko rero ibyo bintu nubibona, kabona Satani ari kubwira ngo fata ibi bintu kubera ngo turi gukora kubera ineza yawe, dore ibyiza byabyo nkuko byagenze. Urabona Satani yese yihisha kugira mu banze mwibagirwa nyine. Nimumara kwibagirwa azongere acura inkumbi. Mbigusubiriramo rero ibintu 5 bizatuma abantu bafata umubare, izina cyangwa ikimenyetso cya inyamaswa nuko byanditse bigomba gusoza. Icya kabiri, abantu bigize abantu b'indeba, they are out of touch, ntibabikurikira ngo babirebe. Icya gatatu, abantu bazambona gute nimbura ibintu byanjye byose. Icya kane, kuzabisunikira abantu, kuzabibahatira abantu, bashobora kuzabibahatira. Icya gatanu, Satani azigira marayika w'umucyo, kumbi agamije kurimbura imbaga. Ngayo nguko rero ni ibintu tugubwiye, ibintu twanyomoje iteka ryose ibyo Satani akora, tukabivuga mbere y'igihe byagize igihe byaba. Abantu bavuga ngo abantu barabivugaga tubita abasazi, none dore birabaye. Biriya bintu bya 2019-2020 twabimenye imbere imyaka 10 yuko biba 10 imiki ya 5 twabikurikiraga. N'ibi by'uyu munsi rero uko bigenda bisunika gahoro bisunika, no kuvuga ngo byanze bikunze Satani nawe ararekereje, arimo arareba. Bafite imibare, Satani agendera ku mibare, arareba ati imibare ihagaze ite, cya gihe twabigenje gute, imibare dufite ihagaze ite, imibare abantu uko bameze batekereza uyu munsi bihagaze gute, ese ni ryari noneho tuzongera kubaca muri humye kugira ngo nanone twongere turimbure imbaga. Kandi wibuka ko Satani gahunda ye yo kuzana ibi bintu ni ukugira ngo azisesere benshi. Muntu rero wumva ibintu uyu munsi wibyihererana, kuko nzi neza ko abashaka kuzabona ubugingo buhoraho ni bose, ariko se bazabubona ni bose. Tamo rero uyu munsi ntuzakurikire Satani buhumye ngo none ntakurimbure, kuko byanze bikunze ubu yararegerareba abantu narabikoze ibintu barabyemera, mbaho ibintu bakabyemera, nibi nzabikora. Niko Satani atekereza. Mura rero ujye mu ijambo ry'Imana kugira ngo uzabicike, uzabe ubizi, noneho Kristo nawe azakugirira ibambe akurokore, kuko naho ubundi bitabaye ibyo Satani azivuna benshi twiyemeje ko niyo byagenda gute tuzemera gufata umusaraba wacu
tuzemera dufate umusaraba wacu dukurikire Kristo, niyo haba gupfa tuzi neza ko tutari uyu mubiri, turi roho kandi upfire muri Kristo uzabaho. Ngaho rero kandi aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, wiyandikishe, subscribe kugira ngo noneho dutangire twinjire mu bihe byo kujya tuganira uko ibintu bimeze n'aho ibintu bigana, kuko nzi neza ijwi ryambwe ejo ngo igihe n'iki ububyutse buraje. Something is coming, something is cooking. Hari ikintu kigiye kuba mu minsi ije, buri wese nzi ko areba akavuga ati ibi bintu isi imeze ite, isi iri kugana he. Kandi aho like rero wiyandikishe, nkaba mbashimiye. Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyo.